CYS. Hano turi ni ku isomo rya demarrage, ni ku isomo rya demarrage. Ubundi demarrage ukuntu iba iteye, uba ugomba guhagarara mu byiciro bibiri. Hello beautiful my people, kandi mumeze neza cyane abasongozi mwese muri rusange. N'umusongozi nk'ibisanzwe, today I'm coming back to talk about demarrage. Ndashaka ko tuganira cyane ku isomo rya demarrage uyu munsi. Abantu mwese mwaba mwaracitswe n'amasomo yose nagiye nkora kuri kategori zigiye zitandukanye, by'umwihariko kuri kategori B. Uyu munsi ngarutse kuvuga ku isomo rya demarrage kugira ngo mbahe updates zanyazo cyangwa se mbabwire ibintu bya danger musabwa kwirinda kugira ngo mubashe gutsinda iki kizamini. Ari aburi bikoze neza kabisa, urabona ko abagifitemo umwanya ku makona yombi. So ndagira ngo mbere kukuntu ikizamini gitangira n'ukuntu kirangira hano kuri site yacu ya Bugesera, nkurikire tujyane. Provi, ufatirize. Ese tubigenza gute tugiye gukora ikizamini cya demarrage? Intambwe dugomba gukurikira ni izihe? Amategeko n'amabwiriza na yahe? Ese bigenda gute from up to Z? Kwihangana kwanje nizi mfune zanje, namenye role mode umunsi soma inkuru yayo. Life yari yataye usanga warahabaye wanderera nena byashobora kuba imana nigera nk'abantu akamira tugomba kubimenya kigakora nk'abantu. Ikibazo nawe umukandara yawe igifata avamo kandi mani kajya Abana deni n'abantu barishije ijisho rimwe mbagera. kwa ibyapa kubera yayo Ari boye. Ibira turabigurira he? Hano yiki. Kwa nuze. Nishimye. Mahoro ya Yesu ayanama, n'amahoro ya Yesu ayanama, n'amahoro ya Yesu ayanama, n'amahoro. Hari ukuntu mba nibereye kuri hot picture ku cyicaro cy'amafoto n'amavideo, nkabona nk'umunyeshuri arambwiye ati umusongozi bimeze gutya na gutya, za update ntago turi kuzibona. Buriya rero jewe banyita Mission Town, ntago nababwiye amazina yanjye ya nyayo, ariko abantu ubundi banzi neza nitwa Town Mission cyangwa se Mission Town, bivuga uko bishaka. Amazina yanjye nayo ngayo. Uyu munsi rero nibereye kuri hot picture, ngiye kubona mbona aga comment umujene arimo aransobanuza ibintu byinshi cyane kuri demarrage. Ndavuga nari kubunda aho kugira ngo mbe ndi kugaspia time hano white mfata inzahura bukungu nkahita nsimbukira mu kibuga nkahita mbikurikirana. So uko niko ninjiye rero mu kibuga, mpita ntangira gutanga update mu nguni zose z'ikibuga, iburyo, ibumoso, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwacyo. Ikibuga ndakizenguruka kuri kategori zose mu kibuga, ngira ngo urabona ziba zihari: kategori F, kategori D1, kategori E, kategori B, kategori D, kategori C. Buri kategori yose waba wifuza hano mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata turayihagaze. Ikibuga kiba kirimo vibe, ibinyabiziga bari byinshi, abajene baba bari mu kazi barimo barashaka amafaranga bimereye neza. So urumva rero nanjye nk'umuhungu banavuye kuri stu aho dutunganyiriza amashusho, nkahita mvuga ngo reka ninjire mu kiwanja noneho mbere kuko ibintu birakorwa. Mba naje kuritera aho biri kubera kugira ngo mbere kuko ibintu biri gukorwa. Hagataho rero n'abantu mukeneye amafoto meza, amavideo meza, mushobora kuba mwambwira tugakorana ibintu bikagenda neza cyane. Hano rero ni mu kibuga cya Bugesera, hano ni kuri site ya Bugesera, ibizamini byo gutwara ibinyabiziga bibera. Niba ukeneye perime nawe muri iyi minsi ntucikwe kabisa, most welcome. Ibintu ni byinshi cyane rero tugomba kwirinda, ariko by'umwihariko nkuko nabikubwiraga ku isomo rya demarrage hari ibintu bibiri ngiye kukubwira ugiye kujya wirinda. Ikintu cya mbere ni ukwirinda rush cyangwa se panique, kuko demarrage ni ikizamini mukora bwa nyuma mwashoje ibindi bizamini byose, mukagikora mufite n'ubwoba bugenda gutya ngo nindamuka nsinzwe biragaragara bite, ese barabyumva bate? Nta muntu n'umwe uri kugukorera ikizami. Babandi uvuga ngo barabyumva bate, nabo ushobora kubazana bikabananira, cyangwa se nabo banabikora ntago babikoze rimwe ngo bahite babishobora. Reka kubanza kuba victim bitewe n'abantu. Rero witekereza ku bantu cyane. Niba ari n'umuntu waguhaye amafaranga wumva yaguteye ubwoba kubwira ati nutsindwa ntuzangaruka imbere cyangwa se n'ibiki, uwo niwe wa mbere ugiye gutuma utsindwa. Mwirengagize, mwibagirwe, ukora ikizamini nkaho
nta kintu na kimwe witayeho, witaye ku kizamini cyawe gusa. Iyo mitima yindi uyishyire ku ruhande. Abantu benshi baza bafite imitima itandukanye, jyewe nari namaze kubona akazi none perime ngiye kuyibura, Imana imfashije nkayihagarika, noneho kari akazi nahita oya. Iyo rush yishyire ku ruhande, ubanze wumve ko ukeneye uruhushya rukwemerera gutwara ikinyabiziga byonyine. Uba ari byishyira mu mutwe byonyine. Izo nyungu zindi, izo ngaruka zindi bishyire ku ruhande, utekereze kuje gushaka perime bro. Ibyo nibirangira ubone gutekereza ibyo bindi bikurikiyeho. Ariko witekereza ku muntu waguteye ubwoba ngo nutsindwa ntago mukiranuka, ngo bikugire victim, bitume utsindwa ikizamini. Mu karere ka Bugesera niho hantu rero ushobora kubona code mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ni naho hantu ushobora kuba wakorera ikizamini kikakorohera, kuko ari hantu hambere mu Rwanda nabonye hari site yoroshye, byoroshye cyane kuba wakoreraho, ukaba wakoraho perime. Circulation yaho iroroha cyane, ikibuga cyaho kiteye neza, demarage yaho ntabwo izamuka cyane. Ibi ni ibintu mbabwira nzi neza. Rero urumva niba ukeneye perime, amahirwe ni menshi ijana ku rindi kuba wabona perime mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. So nta kindi kintu nakubwira hano uretse kukubwira ngo most welcome. Papa Ute ya byarangiye man. Yo bamwita Papa Ute, bamwita ngiye kumusukisha dread, nako zakunda nako bari kwinjiramo. Ya iyi ni site ya Bugesera ngira ngo Yo was popping my people, reka nizere ko mumeze neza cyane abasongozi mwese muri rusange aho muri mu nguni zigiye zitandukanye z'isi. Utika komeze kubarinda no kubaremera amashimwe, ndabemera cyane Bomba Clat. So today I'm gonna punk some girl here. Hari umu baby hano ushaka kubaza, ngwino nawe ugiye mu shonari, ngwino ugiyemo nta kibazo, ngwino tugushyire bari kuyu mukobwa tumushyiremo Prof, ngwino tumushyiremo uyu mukobwa Prof. Yo wasa ni wowe unyiteje Prof, uyu mukobwa ndamushaka. Akonzanye mikoro imwe ariko ntari biturayisharinga, egera hino turayisharinga. Uyu ni umukobwa wa mbere mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata wigisha ikamyo papa, category A. You got it, it's very amazing. Ndagira ngo abaganiriza ababwira ukuntu category A ziboneka, ababwira ukuntu bigenda, ababwira ukuntu ugomba gushira ubwoba. Umukobwa washiritse ubwoba aza kwigisha A. Urumva atari ibintu byadanje ko uri umuntu w'umugabo kubona A byarakunaniye. Can you imagine ufite umu maîtresse ahantu umeze gutya neza wigisha category A? What's love bimeze bite mabujanje? Amahoro. Gifi ubwira abanyarwanda ukuntu A ziboneka mu magambo make yatwibuza. Ko biroroshye cyane nyine ni ibintu nta bikaze. Ugomba kwisangamo kuko nta kabazo. Okay guys, gukora rimwe birashoboka na cyane. Gusa nanjye ntabwo nahise ko nakora rimwe. Byarantunguye. Nuko kandi wari warize witeguye gukora ikizami. Kwiga narize. Kumva naniteguye numva ko nyine nagira. Nakora rimwe. Ariko ikintu cya mbere ubundi umuntu agomba gukora iyo yize neza yangiza akajya mu kizami. Wirinda abantu baguha nyine bakubwira ati wewe gukora rimwe ntago bikunda, bizagusaba ko ugomba kuyishyura iki n'iki. Gukora rimwe birakunda.